Ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda, nkora amadolari ari hagati ya 6 na 96 mu kwezi, mbikesha YouTube. Ndetse kandi nk'uko imibare bigaragaza, Yago TV Show ni umwe mu ba influencer barenze mu Rwanda. Yago ashobora kwinjiza amadolari ari hagati ya 696 ndetse n'amadolari 11,000 n'igice kimwe mu kwezi, nawe abikesha YouTube. Aho nta kantu wumvamo. Ibi ngiye kubereka ni ubuhamya bw'uko nakuje YouTube channel yanjye, ubu nkaba ndi monetize mu mezi 6. Niba rero ushaka gukuza channel yawe ukaba ushaka kujya uhembwa kuri YouTube, ndagusaba gukurikira ino video. Harimo ubuhamya rwose bugaragaza uko nagiye mbigenza kandi biroroshye. Ndatekereza nawe ni inzira wajyamo ukayikora. Mukurikire rero. Niba ushaka rero kuba umu YouTuber nkaho ngo amaze kukwereka, kurikira ino video ngiye kukwereka tricks zitandukanye ziraza kugufasha kuba umu YouTuber nkuko nanjye nabigenje. Nababwiye ko nabikoze mu mezi 7 gusa aheruka. Nababwiye ko kandi ndi umunyeshuri wa UR kaminuza y'u Rwanda, ubu ngubu nkaba ndi gukora amafaranga online kuri YouTube. Mo trick ya mbere rero ugomba gukoresha ni uko ugomba kudefininga nick rero murabona no gufata content yawe yihariye. Tuvuge n'urugero, niba ushyiraho video zijyanye na education, ubwo iteka uzajya uhora ushyiraho video zijyanye na education. Tuvuge nk'urugero, niba ushyiraho video zisekeje, ni gushyiraho video zisekeje nyine, nta yindi video wemerewe gushyiraho. Ibyo bintu no bikora bizagufasha kuko YouTube hari ikintu bita YouTube algorithm, uyifashije rero kumenya content yawe itise ni yihe, ijya imenya abantu iyerekezaho. Ubwo YouTube algorithm igufata nko mu gihe cy'amezi 2. Nge nibutse neza YouTube yatangiye kumbona nyuma y'amezi 2 n'igice. Rero ntugomba gucika intege mu kwezi kwa mbere ushyiraho video ukabona ntirebwe, cyumweru kimwe ukabona video ntirebwe. Video ntabwo uyishyiraho ngo ihite itangira kurebwa, bisaba igihe. Urugendo rwo gukora amafaranga rero rusaba kwihangana, niyo mpamvu ibyo bintu uba ugomba byose kubyihangana, kandi ntugomba kwita ku bacanige. Ibyo byose uba ugomba kubyirinda. Tugiye kurebera hamwe rero trick ya kabiri. Trick ya kabiri no gukora content ifite quality yo hejuru. Nimureba video zanjye zose muraza gusanga video zanjye zose byibuza zifite quality ya 2K cyangwa se 4K. Ugomba kugerageza uko ushoboye rwose ugakora video ifite quality yo hejuru. Byibuza quality yawe ntoya igomba kuba iri hagati ya 720 ndetse n'1080. Iyo akaba ariyo quality ntoya ufite. Ikindi wenda cya gatatu cyagufasha ni kugira consistent posting schedule. Ugomba kuba ufite igihe cyawe uposting. Tuvuge n'urugero, niba ari nka 2 mu cyumweru ukajya uhora upostinga 2 kandi umunsi wihariye, isaha yihariye. Icyo gihe nacyo ubufashije YouTube kumenya utese uno muntu ashyira video kuri YouTube ryari, isaha ni iyihe apostingaho, igihe ni iki ngiki ashyiraho. Ibyo bintu biragufasha cyane kuko nanjye mu mezi 2 ya mbere byo sinabikoraga, ariko naje kubaza aba expert cyangwa se abamaze igihe bakoresha YouTube, bambwira ko ngomba kubigenza gutyo kandi byatanze umusaruro, ndetse nabyo byampaye umusaruro cyane, dore ko nyuma y'ibyumweru 2 gusa ntangiye kubigenza gutyo byose zatangiye kujya ziza. Trick ya kane rero ni gukora icyo bita optimization of videos. Optimize your videos. Tuvuge niba ari content yanjye ivuga ku bijyanye no gukorera amafaranga, title yawe ikabikoze neza rwose ku buryo umuntu ari ya quality, ari ya title nyine ya attractinga umuntu. Description ukayuzuzamo ibintu byose bikwiye, ugakuramo n'ama tags ndetse n'ama hashtags yose y'ingenzi. Ikindi rero nababwira kuri description mujya mubona YouTube ikwemera gushyiramo amagambo arenga 5,000. Biriya rero ntabwo yabikoze ngo bibe umutako. Byibuza amagambo make yagomba kujya muri description ni amagambo byibuza nk'igihumbi. Tuvuge rero content yawe uploadinze kuri YouTube video yawe, ugomba gushaka byibuza amagambo nk'igihumbi avuga ku bintu washyize kuri YouTube. Ibyo bintu bizagufasha cyane kuko YouTube bizayorohera kubona abantu yereka video zawe kandi zigeze ku bantu banyawe. Ibyo nibyo bintu nabyo byagufasha. Ikindi kintu rero cyagufasha tugiye kurebera hamwe trick ya 4, ya 5. Trick ya 5 rero iravuga iti engage with your audience. Ibintu ndi kubabwira nanjye narabisomye bwa mbere, naricaye ndiga umugani wa zamvugo z'ubungubu,
engage with your audience. Bishatse kuvuga niba umuntu ateye comment nawe uyireplyinge, niba umuntu aguteye comment kuri video yawe iteye kujya uhita uzireplyinga zose. Hari content zica intege zose ugomba kuzireba ukazireplyinga, keretse wenda content isebanya cyangwa se irimo ibitutsi niyo ugomba gusiba, na izindi content na comment zose ugomba kuzireplyinga, ugakora reply kugira ngo umuntu nabona wamureplyinze niba ari n'icyo yakubazaga wakimusubije ubutaha azagaruke arebe video zawe. Ibi bintu ni mubikora mukabona ntibikunze muzavuge ko nabeshya, ariko sindi kubabeshya. Ibi ni ibintu biririyo, ni ibintu nanjye nakoreye research, dore ko maze amezi 7 gusa ngarutse kuri YouTube channel yanjye. Nureba neza YouTube channel yanjye nayo ibabwiye nayikoze muri 2020, imaze imyaka igera kuri ingahe, ariko nureba video maze gushyiraho nta mezi 5 zimaze kandi ndi monetize. Urumva rero ibyo ndi kubabwira ni experience yanjye mfite. Mbo tugiye rero kuri trick ya 6. Trick ya 6, ibyo byose numara kubikora hari ibindi uzakenera gupromotinga video yawe. Nubwo YouTube igerageza ikagupromotingira video, ariko nawe ubwawe ugomba gusharinga link kuri WhatsApp, Facebook kugira ngo byibuza wongere views, kugira ngo audience yawe yiyongere. Byibuza nusharinga YouTube nikwereka abantu 80 nabo sharinze kuri 20, ibyo nabyo bizagufasha. Trick ya nyuma rero twasorezaho ni trick yo kwanalizinga performance. Urareba ubutese video zanjye nayo nzaberekaho cyane, dore ko nayifasha ku bantu mutaramenya nick zanyu. Ibi bintu birafasha cyane kuko iyo ugitangira ushobora kuba ufite nick ebyiri, wenda ufite education niyo gusetsa ukazishyiraho zombi, none iyi performance neza niyo uhitamo, akaba ariyo uhitamo nka content yawe, akaba ariyo nick ufata ari imwe gusa. Tuvuge n'urugero iyo ugitangira ugahitamo nick ebyiri, iyo ubonye iri guperforminga neza rero niyo ufata indi ukayireka. Iyo ugifata iyo ngiyo rero A1 views zihita zitangira kuza. Ikindi kandi ugomba kureba utese thumbnail ni no foto dushyira kuri video zacu y'inyuma, ugomba kuyanaliza ukamenya utese ndakora ifoto ikurura abantu gute. Iyi ngingo nayo nikivugaho, ugomba kumenya gukora ifoto nziza ya attractinga umuntu, ya foto ibwiriza umuntu kureba video uko video yawe imeze kose, ariko akaba atatambuka atayirebye. Nizo trick rero nababwiraga, njya mukore subscribe kugira ngo mubashe kubona izindi information zikurikira.